Amazina yanjye nitwa Copensi Gisele. Kuri uyu munsi w'umugore ndumva nezerewe kuko naje gusanga umugore ashoboye. Kuva ndi umwana nahoranye inzozi zo kumva ko nkwiriye kuzagira icyo nigezaho ntahanze amaso ku bantu. Kera abagore ntabwo bahabwaga ubushobozi ngo babashe kuba bakwerekana icyo bashoboye, ariko ndashimira leta y'ubumwe kuri ubu ngubu yatumye n'abagore babona ko bashoboye. Kugeza kuri uyu munsi hari ibyo namaze kwigezaho, nakuranye inzozi zo kumva yuko hari icyo nazageraho. Imana iramfasha nkigeraho. Ndi umwana muto numvaga mfite inzozi zo kuzaba umuntu watunga imodoka cyangwa wayitwara, kuko numvaga ngomba kubiharanira sinjye mpanga amaso. Nize amashuri abanza ndayarangiza, nkomeza ayisumbuye. Icyiciro rusange cya mbere nkirangije nakomeje mu ishami rya computer science. Nyirangije numva ntabwo bihagije, nta nubwo ibyo byazatuma ngera ku nzozi zanjye. Mu mwaka wa 2016 naratinyutse numva ko nabishobora kuko nabishakaga. Nari mfite n'ishema njya kwiga mekanike mu kigo cya Kavumu Training Center. Narangije mekanike mu mwaka wa 2016 urangira, njya gukora stage mu igaraje nkakorera n'imyaka 2. Iryo garage naryo narigiremo umugisha kuko nabashije kurikuramo kategori B na F. Ndakomeza numva ko nshoboye, nkomeza kuzajya nkora mekanike kandi byangiriye umumaro. Nyuma naje gutera izindi ntambwe, nshaka kategori ya C itwara amamodoka manini y'amakamyo, nza gushaka na kategori E. Ubu ngubu ndashima Imana cyane ko niyo yanshoboje. Naje no kubona ubushobozi nigurira imodoka, ubu mfite imodoka yanjye. Nibaza ko gushaka ari ugushobora. Iyo umuntu akunze ikintu aragiharanira iteka. Nakomezaga numva yuko ntari nagera ku nzozi zanjye kuko nakundaga imodoka cyane. Imodoka nini ntabwo zisaba imbaraga kuzitwara, zisaba kumva ko wabishobora kandi ukabigerageza. Iyo winjiye mu kintu gikunze, uko byagenda kose iyo ufite intego y'ubuzima uyigeraho. Hari abantu bamwe na bamwe batwara imodoka badafite experience, ku buryo ashobora no kuba yahura n'agapane koroshye nko kuba watobokesha ipine ntubashe kuba waryihindurira. Nkumva rero nabyo byakagombye kuba mu kanusi yo bakagombye kugira, kuko nk'abantu bize mekanike Kavumu cyangwa bize gutwara imodoka Kavumu babaha n'akanusiyo ko kuba bamenya debriyage mu gihe bahuye n'iyo pane, bakaba babasha kwinjira iryo pine cyangwa se bakaba babasha kwisetingira ikintu runaka cyaba cyangiritse. Nkumva rero abantu batwara amamodoka bagakwiriye kugira experience kuri pane zimwe na zimwe zoroheje. Icyo nabashishikariza, hari imyuga myinshi, hari ukudoda, hari gutwara amamodoka, hari kwiga mekanike, hari kwiga gusuka. Imirimo ni myinshi, bari n'abategarugori. Icyo nabashishikariza no gutinyuka kuko murashoboye. Ejo ni heza, tuhibonemo kandi twumva ko nta mirimo y'umugabo nta n'imirimo y'umugore, twese twabikora. Dushyize hamwe twagera kure.